ukihakana ukavuga ko utari we. Ahangaha turagira dutya tuti mbikubaje kubera iyi nkuru umunyamakuru wo kuri RBA witwa Lorenzo uri kunsebya muri public kubera namwimye urukundo. Uyu ni umugabo mugenzi wawe wari waranzengereje unsaba amafaranga. Mbabarira urekere aho kunsebya kuko nukomeza ndagushyira hanze. Ibyo uri kwigira ngo bagushime nuko batakuzi injije gusa. Murakoze Eric Semuhungu. Mbere yuko mikoro tugera muhese ahangaha muhungu none muhese muhungu ahangaha mbere yuko niyo mpamvu nkubajije ngo hano Semuhungu agiye gufata umwanya we. Ahangaha Semuhungu ashimangiye ko uwamusabye urukundo gosh. yabiberetse se Tugende gake yabiberetse uretse no kutwereka tweretse amafaranga yakohererezaga azi baby sheri shushu tugiye kumufata. Niyo mpamvu nari nkubajije ngo waya yuge urahakana ko utari umutinganyi. ngewe Mm. nge ntabwo ndi umutinganyi Ntabwo wasabye inkumi za Semuhungu mbere ubuhamya urukundo. mwe musabye se gute kandi ari umugabo Urakoze cyane. Lorenzo urasobanuye uvuze ko watanze opinion yawe nk'umuntu nk'umuturage usanzwe ubyo wabonye cyane muri pe stade. Urakoze cyane. Reka dufate umusangirangendo umwe rukumbi umugore gore Semuhungu Eric. Nyuma y'ibingibi n'iyi nkundura yose uyu mwanya ni uwawe. Nyuma y'ibyakuvuzweho ko urimo urahera nyuma y'uko ngo abafana ngo bahagurutse bakamagana Kenisi ko utagomba kugaragara mu bantu bagomba kumwamamariza cyangwa kwamamaza uriya mupira nk'uko Lorenzo yabivuze. Noneho ngo bikaba ngombwa ko bagukura muri publicité ze akakuvana muri publicité ugasigara uri gukoresha platform zawe, ariko Kenisi na platform ze bamaze kukujugunya uruhande. Ibi ngibi uraza kubishyiraho umucyo nibyo baba baraguhoye iki? Uraza kutitubwira. Ese waritumiye ntabwo Kenisi yigeze agusaba kumwamamariza? Icyo ngicyo uraza kugishyiraho umucyo. Ikindi cya kabiri wapromotingaga uburaya, ibyo wakoze muri stade ngo bigize icyaha. Eric Semuhungu uraza gusoreza nibyo Lorenzo ibari kubyihisha inyuma y'uko wanze kumuha umutima wawe ngo wigarurire umuhe urukundo mukundane. Eric Semuhungu ijambo ni ryawe. Muraho abantu bose badukurikiye amakuru yanyu amahoro niko nyumva Amahoro amakuru ya Godfa ndaho ndakomeye nk'ipantaro y'Iginisi. ndasuhuza abantu bose badukurikiye naho ndi kuri abantu bose kako naroga inzu muri machine hari niriwe mu biganiro mu rwego ama press conference atandukanye nari naranze kujya nanga ibiganiro ariko finally ubu turi kuvugana ukurikiranywe n'ibihumbi 200 n'abantu 109. Wakomeza. First of all uwo mwana nari ko urumva abanyarwanda bamwe turingaye kandi twibagirwa vuba. Nari ko umuntu wafashije nawe byiyemerera wanabitwitinze katari wavayo ngo agusebye muri public akwandagaze umuntu wafashije nawe byiyemerera amatwitter yo kugira ngo yabonye aho ngaho sibyo kandi avuga ko nafashije cyane. So ndakugaye pe ngeyo yo batanakomeza kumbwira ngo umuntu yo gutwika no gushimikana nubwo nayo kumenya ngo ninde ko abantu babanciye mu maso cyangwa abantu banafashije cyangwa abantu banaragiriye neza ni benshi ariko simvayo ngo mbirate sibyo Godfa urabizi ni benshi byamfasha pe. Naimse na organisation Jihad yarahagarariye yitwa Best Family Forever cyese ko nabaye nyihagaritseho gatoyo. Anyway so waje ibibazo byinshi gusa first of all ndahera kuri bino byatumye zino saga zose zitangira. Lorenzo ni muntu ki uza kugira inama government ko igomba gukora ibintu byayo nese hano twari turi n'abayobozi bari batandukanye aho avuga ngo nari gukora stripping hari icyuma cyo stripping aho gihe ngo nari magazeho ngo ndi stripping hari ubusa niyambuye hari uwo nabyinishije atabishaka hari like literally hari ukuntu abantu bagira incyomotsi wakana ujye ushyomoka umenye inuzi nkweto igukwira ujye ukina nayo ngewe ntukajya uza kuncyomokaho ku muntu nafashije bari guhagarara ngo namusangiranye n'umusangiranye gusa kari mama w'abasangiranye nta n'isoni afite
ni umugore gore no kunyaranya banze mishana kure ariko kuza ko kwishungireza hano muze gukujya the choice hold on namuhaye ijambo yawe listen ama video n'ama VN amuraza kwisanga kuri the choice muze kumwiyumvira hano iwanjye ntukoresha amagambo yo ntabwo ukoresha amagambo akakaye ntukoresha amagambo y'ibiti Eric twumvikane none we yavuze gute ntabwo nkeneye gukoresha amagambo ngo abana muri stade no manza unyumve manza unyumve gato nyanganire Eric ndaguha umwanya uvuge ntukoresha amagambo y'uruterasoni ngo imiki ibyo bintu gerageza twumvikane hano ntukoresha uburakari ntabwo nemihemera gukoresha amagambo arimo amagambo no koresha amagambo atarimo ibikoza soni gerageza unyumve thank you Godfather Twitter si y'abana niyo mpamvu bashyiraho na prono mbabarira unkureho amenshi urumva Twitter nango hano araba tudakoresha amagambo y'ibiterasoni turi muri primaire se hano turi muri kindergarten niba ari ibyo rero mugene nzakuri yanjye niba ari utangiye kumyutinga what the fuck ngusabye kudakoresha amagambo y'ibiterasoni biraza kumfasha wakomeza okay ushaka mvuga iki noneho nyine vuga ibyo uvuga ariko ntushyira amagambo y'ibiterasoni yari amagambo y'ibiterasoni navuze naya ngo imiki iyo miki ntwari uvuze ntabwo ari ibyo ko atagize isoni zo kunyandagaza muri publique naramwihoreye inshuro zirenze 3 guhera kwa kane anyurira paka tugeze ku wa mbere uravuze ngo numusangirangendo bivuze ko ari umutinganye nicyo ushatse gusobanura muze okay ubihakanaza kuri the choice yo kwihariye se yo kwisiba wakomeza Eric ijambo ni ryawe komeza VNZO yivugira mutabango wenda ngo ni screen runoze mumbe na n'ijwi zikine Lorenzo twaguhaye umwanya uhagije Eric Semuhungu araha umwanya n'uwa Semuhungu Lorenzo ihangane Eric komeza ya naho ubundi byo kwigira Rwanda nziza ukigira inshyomotsi ugiraho shyomoka mutazamana ngo ndi Kigali ngo sinzayamba subiza ngiyewe umanika gatwiciro wajya kumanuka hagarara iwanjye ngiye nanga umuntu ugipfa kunyirira kuko nanjye nta muntu njya ninjira mu buzima wigeze ubona mvuga rimwe wigeze ubona kabiri mvuga gatatu wigeze ubona ndipiranga ku bintu byawe nabe prinze mbonye bimaze kundenga sindaza gustriping wanyu suri na kategori yanjye nagufasha nkuko nafashaga abandi bantu bose nkuko n'ubunyitabaje nagufasha naho ibyo kubura umusangirangendo uriwe pe uriwe ahubwo muve mu kabati mureke kujya musebya abandi bantu mwitwazi nuza ngo twatanye kuvugana na 20 twatanye 2019 for your information birahari baraza kubikwereka muri nuza muri the choice tonde uraza kwicara wige kuko ngewe iyo unyuriye inza nkumvite receipt abantu bari kugira ngo iki si yaje akabikotinga amagambo nari navuze ahubwo kutagira n'isone wa mwana we by the way ngo nyiri ndi muri immigration numvishe ngo uyu mwana ngo yigeze no gusaba ngo mbari yarashyomotse kuri minister sinzi minister yashyomotse ngo amusaba ngo byeri none se umuntu adatinye kamine tonde uraza kwicara wige kuko ngewe iyo unyuriye inza nkumvite receipt abantu bari kugira ngo iki si yaje akabikotinga amagambo nari navuze ahubwo kutagira n'isone wa mwana we by the way ngo nyiri ndi muri immigration numvishe ngo uyu mwana ngo yigeze no gusaba ngo mbari yarashyomotse kuri minister sinzi minister yashyomotse ngo amusaba ngo byeri none se umuntu udatinyuka minister ubonye ninjye umuntu utinyuka minister ninjye yatinya rero reka nkubwire for information reka kwivanga mu kazi kanjye naho ndabya nambaye ubusa naho ndaya gustripinga mu ruhame rw'abantu so winsebereza izina kugira nyambyisha abantu bitewe nuko natakigufasha sibyo please twubahane put some respect on my name duruka the last chat twagiranye ngi nawe wa mwana we yari 2022 2022 right so hashize imyaka 2 we are not friends we are not dating nani nguri kategori yanjye sha uyu twatanye kuvugana uri muri RC Musanze so wakoraga wakana we so like literally abantu nkunda na size zanjye you cannot even yewe mana yanjye nani gwaza ku mwanya wa 200 mbabarira rero ufite inda nk'iya kasuku kuntu ngana niyo kamukore body shaming ko nanjye wanyatatse unyuragira nango twakundana urabizi nawe kandi uri kuvuga ngo ntango umusangirangendo none se Kadete wo muri Sweden uramusangirangendo mwavuganaga ibiki
ubeshya ngo nuko ngaza muri DM yawe none urangije abanga ngo nagufasha nko ngabandi basanya ngabandi ba diaspora ngo bagufashaga nta soni wowe wavuga ngo ukunda ijwi ryanjye ngo baruvuge gutya ukaripurayinga ku ma video ndi gucekinga nambaye ijambo basangira erega Godfather abantu bari kuri space batwara nk'abana ntabwo ari abana byari byose ibintu Semuhungu avuga barabyumva barabisesengura Semuhungu ntabwo yaba afite ikintu cyanjye musaba urukundo nicyo yakabe yahereyeho yerekanye so Semuhungu njyewe muri mu mpera ngira ngo za 2019 nibwo ntangiye gukora ntangiye no kwibana ntabwo nari nzi nyine donc kwibana ibintu byo guteka n'ibiki byose kandi urumva nk'umudebita mu buzima bwo kwibana nari nkeneye knowledge Semuhungu icyo gihe ntabwo yapostingaga ibintu by'ubutinganyi urumva ariko Semuhungu icyo gihe ibintu baretse gato Godfather muting yo mikoro ntabwo njya mvuga nanjye bari kumvugira mu sinjya mvugira mu bantu nanjye sibyo kubahana kuri stage Semuhungu yapostingaga ibintu bijyanye donc ari guteka yitaga ngo ni chef Eric kugira ngo abantu bamukurikiranaga kuri Instagram barabizi yitaga ngo ni chef Eric chef y'igikoni nyine murabyumva yakunda gupostinga kuri Instagram kuri story utuvideo twinshi arimo kwigisha uburyo bateka stew ibintu byinshi nk'umuntu wari umudebita ntangiye kwibana ndamubwira ni rero ujye unyigisha ujye umpa amatutorial unyigishe gukoresha ibintu by'ibirungo bye nitekera ko nta mukozi ngira buriya naho ngaho twamenyaniye noneho ya postinga video nkamubaza munabirebye donc chat nibashize hanze zose ibintu byose namubazaga nasubizaga stories yashizeho ama video kamubaza ni se ni gute umuntu ashobora guteka inyama zikoroha bazitetse umwanya muto kwipano ibintu nk'ibyo ngibyo kuko urumva mwaminiya nyine mbona bikora neza cyane uko nibyo nari nyene iyo knowledge twagiranye iyo relationship yo donc yo yari nka mentor mu bintu bijyanye donc n'igikoni kandi byaramfashaga pe kuko nabikoraga sometimes nanamubaza noneho 2020 haza pandemic icyo kintu nyine cyo gufasha ngenda umuntu uri honete ntabwo njya makana ikintu cyabaye kandi ntekereza ko ari cyiza ndanabyapreciate vraiment kuko muri pandemic mu gihe cyaguma mu rugo no mu gihe cya covid muri rusange abantu twagiraga icyo gukora finance zari zimeze nabi yatangaga amafaranga yahaga abantu amafaranga donc ayibona za Twitter y'icyo gihe atanga amafaranga ahubwo arasengeye nanjye nka mentor wanje wankandiye akanyenyeri arakankandira urabyumva vraiment ndabyapreciate umuntu wese covid yakubise kiriya gihe wari ufite umuntu wamuha support yari musabye kandi yari imuhaye ibyo I appreciate that a lot ntabwo ninjye wabyivugiye ntabwo nabiha byarabaye kandi ni ikintu cyiza that I appreciate so ikintu rero azanamo cyo kuvuga ngo ikintu twapfuye ngo cyatumye nandika biriya ngo nuko ngo namusabye urukundo ararunyima abantu bose Semuhungu mujya mubona naho ngaho kuri X iteka ryose umuntu amumwatatse sibe nanjye itavuga ngo nawe uri umutinganye ngo nawe uri umusangira ngendo buge donc niyo turufa akoresha kugira ngo message ko arabibonera kuri TV the choice Godfather nawe ujye moderating ibintu neza iyo umuntu ari kuvuga mutinga mikoro yanjye mutinga mikoro z'abandi sibyo vuga ibyo nshaka kuvuga birangire hano ntago turi mu ihangane go ahead Lorraine Semuhungu urebye message ari kwerekana ni mu bicunga neza murabona ari reply nakoraga kuri story rero murabona ko nasaga nuvuga nisubiza story urumva expiring yabagashizeho video ari guteka nkavuga nti yamini ni sawa cyane ngakubitaho udutima yakubitaho video ari nk'umukobwa mwiza postinze nkavuga nti lovely nkavuga Lindas twatuntu nkunda kwivugira ni nkaho hari voice note yajyaga murabonamo voice note muri ibyo bintu arimo kwerekana voice note yoherezaga view once jyako nakundaga donc kwinjira muri ibyo bintu ntabwo na igihe cyose twandikiranaga ntabwo nigezemo harasinga ngo umutinganyura iki ni ibintu nirinda ntabwo njya mbikora ko ntabwo njya mvangura wowe niwe wakoze
Osoke uri kubyumva ge okay nkandika guy ndageza ko muri kunyumva we hari message iri clear na postinze nawe yayipostinze ahubwo yanayipostinze mubwira ati I'm not gay I'm a gentleman musubizaga voice note ziri view once ari urukundyoshya ndamubwira nizo nzira sinzi igenderamo genda umu gentleman na appreciating ibintu ukora muri iyo message murayibona I appreciate what you do celebrity ukora ibintu byiza umuntu yakwigiraho sinzi ibintu byo guteka n'ibiki byose yakoraga ibintu byinshi gucleaninga ama backyards amajardin n'utuntu twinshi yakoraga vraiment ubona ari utuntu twiza kandi aba celebrities benshi barabikora so we niwe wakoze icyo kintu ubwo mucamutsa nawe ubwira nti désormais I'm not gay nubwo nanditse name nkandika guy I'm a gentleman iyo message iragaragara iri clear so we rero akona agaturufu ke na akantu ko ku ruhande ashobora gukora kugira ngo kudisgracing mu gihe mwagiranye misunderstanding kuko episode yo kwandikirana muri 2022 kuko ngira ngo hari nimenya nicyo gihe arukira kuri Instagram yisiko yigeze kuva igihe kirekire sinzi ikintu byenda cyabaye ariko ntabwo kuvuga ngo nango voice note amwandikira gasenizi ni voice note za appreciation niba nyeretse akantu yerekanya akantu keza kuri nuza nkavuga ni wow hari utuntu yakundaga gupostinga arimo guteka avuga ati akati imbuta rya watermelon avuga ati wotana wowo utuntu nk'utwo avuga ati yami utuntu nk'utwo agashyira kuri story nka muri prying yari umuntu wanje ufite yari umuntu uri close uko yanyerekaga amatutorial menshi hari n'izindi voice note kano kanya ngena nabumvisha yandika donc namwohererezaga nkubwira nti ibintu uko bimeze gutya inyama baziteka gute ibirungo bikoresha gute n'ibyo bintu izo chat twagiranaga niba afite ikintu nigeze mwandikira ngo se muhungu ndagukunda whatever tekereza ko nk'umuntu undakariye kandi murabizi ko atajya heza siritiyo watatse inyungu ze tekereza ko ibyo ni ibintu yakabaye yagaragaje ibyo byo kuri The Choice nyine ni video ni donc ni screen record za chats recordings arimo kugenda ahereza aba YouTubers ariko ntekereza ko njyewe muri conscience yanjye sinjya nandikirana n'umuntu ikintu ntasubiramo niba afite na video yanjye ya news rwose n'uburenganzira bwe posting pe ariko naye ku mutima warabizi ko iyo conversation arabizi ko rwose arabizi ko hari levels n'umuntu wari umeze neza ubona kuri imbere wamwigiraho utuntu twinshi ufite ni replies nakoraga kuri stories zo kuri Instagram kandi umuntu wese ufite abantu baziranye bafite ibyo badiringa nanjye twadiringanaga ibintu by'igikona yigisha guteka banamuzi barabizi ko igihe yabyigishaga abantu barabizi byitwa Chef Eric barabizi hari n'ibintu yagura muri supermarket nyagura ibikoresho byo mu nzu kabanza kumureberaho ibintu yakoresheje nk'umuntu utangiye kwibana bwa mbere so tekereza ko rero icyo of course ntago yagikura ku mihanda ariko ni ikintu kiri clear and obvious chat zose twagiranye ndazemera ariko ushobora kureba muri izo chat yerekana ukabona impamvu harimo presque chat zanjye gusa ize zitarimo nuko nari prime igikoni ibintu wabona ibintu nohereza ubona koreza kuri story uribaza kuri story habaga hari iki habaga postinze aba babes abakobwa babaga bamusuye barimo kuryoshya yagiraga abakobwa beza benshi cyane posting nubwo wenda ntacyo bamazaga ariko yarabagiraga kavuga ni wow kavuga nice na kwereka ikintu nibura nigeze mwandikira cyamubwira amubwira nti se muhungu you know I love you so much ibintu nk'ibyo like nabikwereke nabidara kuko ntekereza ko abifite ntabwo yaheza pe ntabwo yaheza kandi aramutse abifite hari n'abandi bageye baba bifite kuko umuntu nagatereta abantu ahantu hamwe iyo utereta umukobwa utereta n'undi bakora coalition bakabizana byose bakabiterateranya sibyo so nta birenze nta birenze bikine rwose ibintu yagwaye biki nanjye ndafite regi wanjye ndafite ko chat nazijyamo nanjye Godfather wigeze kunshaka nagushatse ariko gato yareka Lorenzo bavuga ndaje reka byose mbimanike uretse gato Godfather niyo video ya VN y'iminota 5 wayibonye yinyoherereze ndaje nyirebe ntabwo yamamba nakayenyeri ko muri covid ka support muri pandemic yarameze neza shopping aryohe wameze neza mu Rwanda abantu batari bifitiye n'akazi
ubuzima buri kudukanda it's okay kuba yarakanze akanyenyeri kandi I appreciate it. Sinanjye gusa abantu benshi kuri Twitter icyo gihe bakandira akanyenyeri bakanabidarapo bavuga bati banamushimira vraiment ikintu kizakorana. Umva, Ariko ibyo ntabwo bisobanuye ko mbonye ikintu kitari ari Lorenzo, cyiza siri kiri abantu benshi nta kivuga ntabwo bishoboka. Lorenzo, Yo, yes. kuva uhibereye ukaba uzi ko video mwahanye nta kibazo kirimo, ukaba ubyemera ko zijyaho nta kibazo gihari. Nta video twahanye na ama voice notes na amajwi Iyo na video chats se na minota video 5 yahaye twahanye. Godfather. Ni screen record ya recordings ari kuri recording chat. Okay. Ni screen record ya recordings ntago ari video y'iki. Nta video. Ikintu cya media twaba twara tuganira bwa mbere yigeze kumbwira ngo yigeze kumbaza ngo urinde, turimo turaganira turamaya amafoto tukamenyana ndamwoherereza, namweje amafoto ndi muri studio ndi mu kazi byo kumenyana. Nta media twigeze dusharinga. Ibindi yanyorezaga ni ibintu n'amafoto yo mu bikoni y'ibirungo avuga ati iki ni iki gikora ibi. Si ibyo se ibindi ubwo nyine byafite. Hanyuma ikindi Lorenzo, utekereza ko umuntu wigeze kugukandira akanyenyeri byoroshye kuba ufata iya mbere ukanenga igikorwa yakoreye kuri stade? Ntabwo nafashe iya mbere. Semuhungu hari ibintu byinshi byamubayeho kandi ntabwo mwigeze mubimbonamo. Ava muri Amerika abantu benshi bamukoze ibiganiro, nanjye mfite YouTube. Ava muri Amerika aza mu Rwanda abantu benshi bamukoze ibiganiro baramusebya ngo araje akene. Narayibonaga ntabwo nigeze mukora ikiganiro ngo musebye. Semuhungu igihe byavugaga ngo yafunzwe ntabwo nigeze mukora ikiganiro ngo musebye. Sinigeze nza kumusebya kuri social media. Bivuze ngo nta kintu na kimwe kiri personal nigeze mwataka kuvuga ngo ndi ungrateful ndengera. Ariko hari ibintu biruta ibindi. Nk'umuturage uri responsible ntabwo ushobora kubona ikintu cya indecency nkuko na Kenisi yabonye ikintu cya indecency cya Moses akagikomantaho akagitanga opinion. Nanjye nuko nabijyanye, nanjye donc niyo cadre nabikozemo. Kandi nje ntabwo nigeze mwataka mu buryo buri personal. Ntabwo nigeze mvuga ngo nzatwika ngo ibintu bye. Ntabwo nigeze mvuga ngo nzamukorera ibi. Icyo navuze nubwo nigeze mvuga ni Semuhungu acibwa agirwa igicibwa oya. Ushobora kubona ikintu cya indecency nkuko na Kenisi yabonye ikintu cya indecency cya Moses akagikomantaho akagitanga opinion. Nanjye nuko nabijyanye, nanjye donc niyo cadre nabikozemo. Kandi nje ntabwo nigeze mwataka mu buryo buri personal. Ntabwo nigeze mvuga ngo nzatwika ngo ibintu bye. Ntabwo nigeze mvuga ngo nzamukorera ibi. Icyo navuze nubwo nigeze mvuga ni Semuhungu acibwa agirwa igicibwa oya. Niyajya muri stade ntakore biriya bintu nta kibazo ngenda ari kuba mfite. Edayeri n'igihe batangaje ko azajya muri stade no kuri radio Rwanda nigeze mbikoraho commentaire mbi. Ariko maze kubona zira video umuntu ajya hasi down chini akubita ikibuno agira uti nabonye ari ibintu biri indecent. Umuntu ujya muri stade kenshi nzi environment yaho ukuntu bimeze. Nabaye concerned so ari ibintu biri personal. Ibyo urumva ko hari levels za responsibilities. Uranyumva? Umutima nama wawe warakorohereje kugira ngo binenge kandi yarigeze kugutabara mu bihe byari bikomeye? Umutima nama wanjye ntabwo wanyorohereje kugira ngo mbinenge. Ni ibintu na consideye kuko iyo njya kubinenga nari gutangira kuko nayo mbizi cyazakora muri stade n'inyizi ko icyakora ni ukumansura nyine. Ntabwo natangiye kumwataka bakimwanonsa. Bivuze ngo nazishyizeho izi chat ngiye gufata umuntu azinsomere. Ninde muntu hano usoma iki? Ninde muntu usoma ikinyarwanda neza? Ninde muntu hano usoma iki? Hera ku ya mbere. Umva Godfather, ndagusaba uruhushya rwo kutazisoma kuko ahantu ndi hari akaziki. Ninde muntu? Shakundi ngenda njya mvuga amasegonda make muting. Okay, reka maze ndebe undi muntu hano. Kabano ntuhari? Ndahari. Fata reba WhatsApp yawe. Noneho hera ku ya tugiye guca amazimwe turavanga ibintu tushyize ku murongo rega. Oya muzisome muzishayo ka rubanda. Nabo nyene ko muyobya abantu bijya kure. Ziri wanje ariko reka tuzisome Kabano. Abdul urahari? Kanza n'umunyamakuru ufite ikarita. Yeza n'umunyamakuru. Abdul urahari? Abdul
Nyirimana urahari cyangwa nkumanure? Fungura mic yawe. Manuka. Nuka. Gukorera izuba koko. Kabano reba WhatsApp yawe. Okay. Sinzi ko ndibashe gusoma umunyamakuru ariko Dore muri bamwe banjye uretse gato. ntabwo biraza. Ariko se ndarushwa niki? Eric ntuhari? Eric winge ndahari. hera kuri iyo message ya mbere. Nsomera izo message. Nuri ne wazandikirwaga. Ku ya mbere. Urakoze cyane. Usuri kuzisoma. Okay, nangire. Angira. Hari aho yanditse ku December ku itariki 2019. Yego. Oh wow, thank you so much my dearest. I like you. When you umuhungu ubwira undi ngo oh wow, thank you so much my dearest. No, Eri udufashe uzisome nkuko zanditse ntuzikire. No, can't do. Listen, literally, Godfather, reba kuri nusa. Eric uwe. Reba kuri hano wanditse ngo Nyagasani mwira amaso. Aha mbere yanditse. Eric uwe Osoki. Nako Godfather. Ni se mungu uri kuzisoma. Oya none se ibintu byose yavuze hano ko yabeshye byinshi n'cyenda kwijana. Uragira ngo ari usoma message ziri muri chat. Okay, gaho kaziza n'undi Kwa yazitanze se wowe wazisomye. We wazisomye se nuzi gusoma. Barakubeshye. Arangije arongera ngo again thank you Eric. Mwese urumva yazisoma. Sawa. Okay. Reza hano hari ama screenshot y'amafoto y'intebe z'umuhondo. Hano biranditse ngo Aga Lorenzo Africa sans sida. I shared you one dear. Ayo na amafoto yanjye yari yansabye ni foto nari nagiye muri yo. Ariko twari ariko Godfather baretse gato ibintu udasobanukiye so urayimenya gute? Ayo na amafoto yari yansabye ngo mama fata umwanya you take your time ihangane badusomere. Komeza. Sawa, it's okay. Alright. Okay. Ya nyuma yo nta magambo hari ni screenshot ari muri studio ya RBA I guess. Amwohereje ifoto yego komeza. So ikurikiyeho ni Mayweather in the house, man in the house, kumwe nyine uba wahiye. Haha. Wow. I can't wait Lolo. Mayweather I can't wait Lolo nyine Lolo ya ndi Lolo. Okay. Nagize ngo ni Lolo ya mwise bubu. Okomeza. Mayweather in the house nako kajuka oya ntacyo uzaba never worry. You are becoming iconic despite some polemics. Ariko ntabwo nkunda gupostinga cyane. But I have some few pictures here. Ahita mwohereza ifoto itagaragara hano hasi sinzi ngo ni iki. Ntabigaragara iyi ngiyi. Kankomeze kurikiyeho nta yindi kurikiyeho izo hasi sasa. We like you guys, keep entertaining us, but I'm not a gay, I'm a gentleman. We just follow your daily update, Cox. You are celebrities and you have much to share with us. Keep the good work. Good day, Eric. Twek. Haha, nibyo ngibyo ndi kubona. Ndumva arizo ngizo zirimo nta zindi mbona hasi muri comment. Uriya se komeza oya manuka muri comment zirimo. Godfather nta zirimo murebe namwe nta zindi zirimo kabisa. Serious? Yeah. Imwe ya nyuma nyine ni imwe bari twerk sinzi ngo ni bisobanuye. Yari playing aga ndi kubyina nyine ndi gutwerking urakoze yakundaga ya nyuma rero. Na indi mbona. Godfather
banyarwandakazi ego Okay, komereza muri iyo to ni nziza nakuvangira. ahangaha nyuma yo kumva abasangirangendo abasangirangendo nubwo Eric yaje ashaka gufata rino zina akarishimuta nyuma yuko mushimuse izina Kwanda mukarigira iry'abatinganyi mugashaka no gutwara iry'abasangira ubundi abasangirangendo ni abantu basangiye akabisi n'agahiye urumva abangaba bari abasangirangendo ubu tuvugana bakaba bari kwamburana amakabutura imbutura reka tubigenze dutya mu yandi magambo Ah, Lorenzo yego uwari inshuti yawe cyangwa umuntu mwaganiraga wa appreciatinga ibyo akora mm. aya masaha mukaba mubona ibi bintu ahantu bigeze ari ukujuguranyanya imijugujugu utekereza ko bidakwiye ko bishobora guhagararira ahangaha mugakomeza umubano mwari mufitanye hatabayeho kwandagazanya hari icyo byaba Look, bitwaye umva icyo mbitekerezaho. ego Ngira ngo chat mubonye ntabwo nigeze nta hantu na hamwe ntukase muhungu cyangwa mubwira nabi ibyo ahantu nigeze ngira nawe ikibazo ngo mubwire nabi mutuke urumva yari namufataga like ahantu arimo aramuninga his loved one umugabo we ahantu yabaga yapostinze yadeprimye abantu barimo kumutuka cyajya abantu bavuga ngo yafashe abantu ku ngufu yagize ute nkabonye namwihanganisha nkavuga nti wanakomera ibintu bizarangira kubera ko nyine hari ibintu yamfashaga kameme ibintu byo kuntitoringa ibintu byo guteka n'ibiki byose nakundaga nyine videos ze arimo gutembera ya travelinze yerekana utuntu ngari prime so message musomye urebye hafi ya zose nizanjye ize ntabwo zirimo ntegeza ko nta na issue iri muri messages twandikiranye abantu bafite ubwenge murabibona donc nta issue irimo donc yaba yaraduteranyije synonyme yuko bundi nta kibazo mfitanye nawe sibyo nta kibazo mfitanye nawe vraiment nta na kimwe mu buryo buri person nza abantu benshi baba gay banabyemera nza abantu benshi baba lesbian banabyemera sinzi niba ari umuntu wigeze ubona arimo gutuka ngo ni umugay ngo ni umulesbian ibyo sinjya mbigira so ikintu cya mbere rero Semuhungu kuba narabaye concerned kubera amavideo ntishimiye nabonye muri stade okay kudefanda ko ntacyo atwaye nawe n'uburenganzira bwe kuko hagati yanjye nawe nta regulateur urimo uburenganzira bwe kuvuga ko amavideo ntacyo atwaye bukaba n'ubwanjye kuvuga ko njye mbona ko hari icyo atwaye so tekereza ko aho hagati twahahurira ikintu rero cyo kuvuga ngo namwatse urukundo ngo ni uburyo donc bwo kunsebya aratekereza ko ndi weak biri bumbabaze kandi impamvu atekereza ko biri bumbabaze effectivement nuko azi ko hari umugay nuko azi ko ndi straight tekereza ko koko iyo mba naramwatse urukundo ndi umugay ntabwo akaba ari kubikoresha against me ko ntabwo agatekereza ko bya nk'ubu umukobwa ntabwo afata umuhungu wamuterese ngo avuge ngo reka ngaragaze ngo amachatting urukuntereta no way ntabwo byashoboka kuko urumva deja ni ikintu kiri normal ndamutse naramusabye ngo dukundane ari umugabo nanjye ndi we ntabwo abikoresha against me kuko deja naba ndi we naba ndi umwe muri bo so arabizi neza ko atari byo anabaye n'imfura yaza hano akavuga ngo ntabwo ari byo rwose Lorenzo sinigeze mutereta kwari ukumubabaza mwishyura kubera ko nawe yampostinze ankorera amvugaho nabi avuga ko ibintu nakoreye muri stade atari byo aho ni abantu donc babahurira hagati bakagwa muri agreement yakomeje ko insista ngo opinion natanze ngo nyisibe impamvu ari kuvuga ngo nyisibe nuko nyine abona ko iri nuko abona ko iri sensitive kandi abona reaction irekereho bro irekereho uri guseba ni nesi wowe yo baretse gato bakumyuting mvuge so ndaza no kuyisiba petetere kuko nubundi abona bibwiraga ntekereza ko bimazeho iminsi nta nubwo bigomba kuba iteka ryose abantu barayibonye igitekerezo cyanjye no ku wundi muntu niyo yaba atari umugay rega nta nubwo ari ikibazo cy'uko ari umugay n'undi muntu umukobwa agiye agakora ibintu nka biriya
sex gusa icyo simulation nakoze kidasanzwe ako n'igiki shebure wamureze ako Godfather rero Godfather na ya hosting Semuhungu reka avuge iyo noneho uze hosting kugaruka reacting amaze kuvuga sibyo iyo hosting urimo yewe ndagiye bro urimo guhuza abantu nanjye ndagenda mu kanya urimo guhuza abantu babiri ujya Eric, hagati uretse kugenda gato ibintu arangize nanjye ndimo ndashaka ndavuga ingingo zanjye ahubwo abantu bari hano abantu bari agreement yakomeje kwensista ngo opinion natanze ngo nyisibe impamvu ari kuvuga ngo nyisibe nuko nyine abona ko iri sensitive kandi abona reaction yirekereho bro yirekereho uri guseba ninde si wowe yo baretse gato bakumyuting mvuge so ndaza no kuyisiba petetere kuko nubundi abona bibwiraga ntekereza ko bimazeho iminsi nta nubwo bigomba kuba iteka ryose abantu barayibonye igitekerezo cyanjye no ku wundi muntu niyo yaba atari umuge rega nta nubwo ari ikibazo cy'uko ari umuge n'undi muntu umukobwa agiye agakora ibintu nka biriya sex simulation kidasanzwe n'igiki wamureze ako Godfather rero Godfather na ya hosting Semuhungu reka avuge noneho uze kugaruka reacting amaze kuvuga sibyo iyo hosting urimo guhuza abantu nanjye ndagenda mu kanya urimo guhuza abantu babiri uretse kugenda gato ibintu ndimo ndavuga ingingo zanjye ahubwo abantu bari hano muri message twandikiranye niba wumva hari message iri unusual cyane ko hagaragara message zanjye gusa yazisibye bavuga bati iki kintu rero iraguhama on my stories do you think na voice note ni mwana zikinye ngenda zifite naho ngenda nazikinira nta bintu bya danger ariko ntabwo baretse gato Semuhungu nta zindi mpuhwe amfitiye arimo arazana chats twandikiranye arimo aranshinja ngo namusabye urukundo kandi umuntu w'umugabo bivuze ngo ikintu cyose the worst yashobora kugaragaza ibintu twavuganye yakinkorera so aho ngaho rwose ndi safe kubera ko ibintu byose twavuganye ndi conscient ndimo namusubiza ama stories stories ntizihari zaragiye expier message yanyandikiraga twandikiranaga yarazisibye ntabwo mpangayishwe no kusiba ko nta kintu zintwaye message nkeneye gusiba ndamutse ari n'ibintu biri numva bimbangamiye ntabwo naza hano kuri space kubisubiza you understand ntabwo naza hano kubisubiza kuri space so ku kintu rero kuri iriya ngingo yuko nagaragaje ko ibintu yakoze muri stade bidakwiye iriya ngingo rwose ntabwo nyiregreta nta nubwo nyimusaba imbabazi nta nubwo nyicuza biriya n'ibintu nakwandika undi muntu wese yakoze ikintu kiri indecent muri public umuntu wese n'abantu bakuru n'aba grand frère banjye wakora ikintu kiri indecent cyane cyane gihura n'umupira kubera ko niwo mbamo impamvu ntavuze kubya ba motion ko bitaba byari muri showbiz ntabamo sinkurikira aba fashionists sinkurikira abanyamideli cyane impamvu kiriya kintu nakivuze nuko cyari muri stade n'ahantu hanjye ndahahora nziranye n'ababyeyi bajya muri stade nziranye kandi urebye reaction baretse gato ndimo ndasoza urebye reaction z'abantu bagize kuri biriya bintu nanditse uzisubiyemo 90% y'abantu basubije kuri ya post nakoze hano kuri X 90% concern nari mfite nabo barayifite so ntabwo hagira umuntu abantu baza hano kuri space batanga ama opinion avuga ko kiriya kintu cyagaragaye kuri stade ari ikintu kiri decent cyo gushyigikirwa kuri stade y'umupira w'amaguru ari ikintu cyo gutaka no abantu bazi hano batanga ibitekerezo hano hari abantu bakuru hari abantu benshi bumve niba none hari ikintu kiri personal narifitanye na Semuhungu cyatumye kwandika biriya cyane narifitanye na Kenisi ntabwo narifitanye n'umuntu n'umwe ikintu kiri personal sinjya ngira nibazo n'abantu ama individu hano kuri X tuhabana buri munsi nuko nyine urumva ibintu yanyigishaga ni namaze kubimenya nzi kwirwana nago ninyimaza ama spices igikoni cyanjye nzi kugikora so ntabwo nta effort nakora kugira ngo birangire kuko nta munabi mufitiye simwanga nta mushinya mufitiye icyo nakoze nukunokinga ahantu habangamira inyungu ze kandi mbikora consciemment mbikora ngirira ineza y'abantu benshi muri stade ahantu mba cyane wadakunda no kuba kenshi
ibera muri night club nanjye wenda njyamo byose simbinenga kuko binagira regirateri waho kandi bigwamo neza. So we rero ahubwo mubaze ngo icyo nakoze iriya opinion nakoze aramaramaza bingana gute kugeza aho azageraho yumva ko umuntu donc ibintu byose akora hari ibyo abantu batagomba kwishimira, hari ibyo abantu bagomba gutanga opinion, hari ibyo abantu bagomba kumunenga no kumujora. Natwe iyo turi gukora ibiganiro bya siporo abafana baratunenga muri commentaire ako kanya badukora ama reaction hano kuri X birwa batwandika ba Kemunike ba No Brainer birwa batwandika twasesenguye nabi twafashe ingingo nawe rero akeneye ikibazo nkubajije ugafata umwanya muremure. ikibazo nakigusubiza Lorenzo subiza neza ushobora kunyambura mikoro niba nafashe umwanya ariko ntekereza ko nagusubije neza. Osaki wenda wewe neza icyo mvuga ni iki ngiki sibyo deja uravuga ati ibyo nakoze simbyicuza nakongera nkabisubiramo nkuko nabivuze nta kibazo ariko byazanye induru. Reka mfate se muhungu kugira ngo nanabarekure kuko mfite ikiganiro mu kanya. Reka nibutse abantu ko none ubu turi kuvugana nyuma y'iyi space dufite space mu kanya igiye kuvuga ku nkundura. Tuba turi kumwe n'abasesenguzi b'abahanga, tuba turi kuvuga ku nkundura y'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ariko turahita dukwepa tunyure icyango gato twinjira mu ishyamba ryo mu kibira aho bavuga ko ejo bundi habereye ni mu Burundi habereye intambara ikomeye yakasamo twabana ngo bayakubise abantu turabivuga nk'uko biri, aho habereye intambara hari imyitozo ya FDLR ifatanyije n'abarundi ndetse ngo harimo n'abazungu, aho batazi icyabakubise ntituzi niba ari M23 yabasanzeyo ntabwo tuzi icyabasanze bararenga. Turi n'abasesenguzi mu kanya iyi space irimo dukorindi ibyo bintu ngo nakasamutwe. Ariko ninde muntu wagiye muri iyo training yatozaga inyeshyamba zirimo FDLR akagenda akabacura ufuri na buhoro bakababagisha ibyuma mu kanya space tugiye kuyivimuzi. Ariko tutarajya aho ngaho reka dukomeze yanga. Reka mbabwire ko ubu tugiye kwa na Kiliziya nayo nijye ivangura abatinganyi nkanswe ngewe nta rwose ikibi nuko wenda ansanga mu nzu yanjye ariko nta kibazo. So ntekereza ko nta kintu nta munabi na muke mufitiye na sorti yakoze ibintu twaganiriye n'ibitagatifu rwose. Ibyo byo rwose ntago byandaza ntasinziriye. Ibyo wenda yagerageza kuhimba no kubeshya nabyo ntibyarenze iminsi ibiri kuko abantu abanyarwanda level ya literacy level y'ubumenyi hejuru ntabwo wajya kubeshya abantu ibintu ntabwo mvumbutse uyu munsi abantu baranze. Okay, urakoze cyane. So abanyarwandakazi nkuko mubyumvishe Godfather nashatse kwigira umwana mwiza nubwo ntari mwiza, ngerageza gushaka kwigira marayika kugira ngo abantu biyunge, ariko mu mvugo n'imyumvire urumva ko nta kwiyunga bakeneye, nta mahoro bashaka. Uretse gato niko kuri mu mivugire ndakumva Osaki, mu mivugire nta mahoro bakeneye, bose bafunze umutwe urimo kumva. Ariko dufite abanyarwanda bagiye gutanga ibitekerezo Osaki, abantu ntibashaka kudufunga space kandi mfite space ikozwe n'icya gisirikari cyane kabisa. We have to listen to the audience tukumva kabisa bakaruca baruce banza kurwicira reka rubanda iruce rubanda nkuko nabagiriye inama nka papa muri batisimu mukanga kunyumva.